ihangane sibyo ndabizi ko ibi byose uri kunyuramo no kubera njyewe iyo ataba njye ntabwo uba wavuye mu rugo gutya ane bigerageza gukomeza kwishinza amakosa ni byose baho kubw'impamvu gusa nagusezeranyije ko ikintu cyose nzemera kwitanga ku bwawe kandi nashobora gukora ibyo ababyeyi bashaka ngo ni ukugira ngo mbashimishe ntarimo gushimisha umutima wanjye icyo narinje kubwira turabigenza gute mana yanjye turajya hehe dushake basi aho tujya iyo nanyuramo byose uko nababara kose uko narara hanze kose ntabwo nzigera nkwanga umutima wanjye uzakomeza kugukunda ubuzima bwose nabamo nkuko nabigusezeranyije nzakomeza ngukunde nawe uzakomeza unkunde nzakomeza kugukunda ihangane byose biraza kurangira sibyo turaza kubinyuramo neza Gatwi ni wowe Njye boss. Vanessa. Bachaba gutangiye bya bigambo byawe shiri bakwigiye se ndamukunze. ndaba dore nta kibazo rega nambye hano nta kibazo Yana kuvana nta kibazo twibite bravo amahoro ameze neza Neza. ameze Max. neza kabisa Ari bakwisha ngaho batwisha ujya munsi. Yakoka. harimo utuntu tubona dushaka isahani tugasangira nta kibazo gaturumva nakwiba mawuze na boss rega. Yicaranye. abwi uko ubuzima bugenda Cyangwa boss arashobora none ifunze. aza kubushobora Twari ko twibuka ariya musharo. Vanessa urashobora ko bimenyereye. hajyaga nta kibazo ubuzima nk'ubu ndabamenyereye Aya mandazi araryoshye n'umuneke. ahubwo banza Wishomete noneho hano bose urabona ahantu ni heza ariko nakurangira ahantu heza arakomeye vu uko nyine urukundo rwawe rero nabaha umugisha nanjye nafise umukobwa wanjye nabaha kamwitwarira ndatwemeze neza se meze neza biragenda ukumbuye nuko nyine gatwi nizere ko bitazagenda bivuga ahantu hose rero cyavuga ko usangira na bosi ukagenda gutyo ubuzima niko buba bugenda nk'ubu iyo tuba twarabanye neza ntabwo wenda twari kongera kuvugana ariko ari bosi wawe uri umukozi wanjye ubu turimo turasangira ku meza amwe ari nayo buriri nkumbuye n'amandazi aha ni inkuru tuyoka kwihangana sinabese n'utuyoka mperuka twa tundi wangurije inama ujya ntiyerekwa n'utuyoka Thanks for this.
ni gake gapfunga abanyine umurindi ariko nana ko n'indatsi ni ariko yendagira gataka none ushaka umugurira nakugurira ugende banywe nakugurira ugende banywe cyangwa wakavuye angurira nta gasa na ukoza kuwigira hino ariko wakwijya aho ngaho gatuza nta kimwe Nega twarabaye dusangiye byinshi. Impamvu ingahe kandi kabajya abakobwa Vanessa n'umwana baradukubise batumira nabyo Vanessa kagura cyangwa bamenya niba utafilm arazarake baje tribagira ukuwe bakakuzi wese wabaga wasinze ushire wanje bakamukubita kare sijya munsi nasinze ahubwo banshitse ikintu ku bwenge buragenda ubundi so wari ufite mu bunga ariko boss mama we yasatse agushakisha yataye umutwe wagira kuvuga asubira mu rugo nasubira aragushakisha ari mu kunisha ngazanyirukana n'uwe mwe ngo ndagushakisha aho uri ndamubwira mukuru mbere no mubwire gatwe shari ntabwo ntasubirayo pe njyewe ibintu byambayeho yaranereranye yambwiye nabi yaranutse ntabwo ngiye nasubirayo ikizaba cyose nzanywa umuti ngiye ubuzima bwanjye nsigaje kuri iyi si niyemeje ko nzabumarana nawe ariko ni mama wawe rero boss ngene narinzanye rero ibyo watumye kandi murakoze kandi tujane rega ndarira no muhanda nta kibazo mbaga twiyongeye rwose mumubwira aho turi ntabwo nshaka hamenye rwose kubera ko ntabwo ngiye mushaka mwihorera wivuga ngo ntabwo ushaka genda giye musikara amahoro barese Sava gatwisa boss wanje sawa kandi urakoze akoze nsesheri umva mama yamenye ahantu mba akaza nawe akagusanga none hamenye yanyica ikibazo kuhamenya tubyihera ibyo kuhamenya ariko nanone ugomba gusubira mu rugo ukabanza akakubona ni mama wawe ni mama wanjye ariko nyine nzi ko yanyirukanye yambwiye nabi urumva byagenda gute nyine nimba ari kugushakisha niba ugomba guca bugufi kuko niwe mwana rwose ntabimubwire ntabwo byakunda ntabwo nshaka mbona akuguza none akubonye uguze ukuntu aba avuga ntabwo ubizi wowe akubonye waba ureba reka nkubwire ku burwayi bwawe bwite mfite umupasiteri ujya unsengera uramutse ubyizeye nawe akazagusengera rimwe wazanshimira nyuma arasenga ndabizi ko niba kwa muganga byaranze ibintu byose bikanga ndabizi neza ko ahasigaye nyine naho amasengesho ukeneye imbaraga z'abakozi b'Imana bakagusengera kandi urakira Papa nawe urimo kumbwiriza ahubwo nkumva urimo uransengera gusa nyine nta kibazo pe ubwo ndaza gushaka umwanya nzaze turebe ntabwo byizeye ariko ndagangiye uramutse ubyizeye gusa kuko reka nkubwire niba umupasiteri usengera abantu icyo akubwiye gihita kiba ntabwo gitinda hari icyo yakubwiye se wowe jewe yaransengera n'ivinaha yaransengera hegera muri Kigali aransengera ambwira ngo Imana ibaye akazi ndakabona telefone ntayo nagiraga singizi iyi telefone imwaye urabona arayimwaye koko Imana yarayimpaye ntane imwaye yaransengeye ngo ugiye kubona telefone y'imigisha ndayibona none hari umushuti wanjye yararwaye kanseri yaramusengeye kanseri irakira Imana irayikiza nta kintu yasabye Imana ngo ikimwime ngende munsi y'amavuta y'uriya mupasiteri ndamwizeye mwizereramo nizera imbaraga z'Imana zimurimo nawe uramutse umwizeye ndagusezanije ko utazicuza umuntu uvura na kanseri cyane ariko shawaje burarega n'imbaraga ziruta iz'abaganga nibyo nkubwiye mfitiye gihamya ngiye ku giti cyanjye buriya n'abandi bantu bagiye baramutse bakubwiye ibyo bahaboneye ariko uzi abayoboke afite
nakifuje ko nawe waba uri umwe muri bo. Sharega reka mubwira gusa nuko abapasiteri b'ino minsi basigaye ari abatekamitwe ujye kubona ukabona ni ukugutekaho imitwe kugira ngo aramuke byonyine agukoreho n'ibyo wari ufite. Ndabyumva nanjye njya gusenga bwa mbere ntabwo nari mbyizeye, ariko akimara kumbwira ikintu nkubona kirabaye akambwira icya kabiri nkubona kirabaye nahise mwizera pe. Nawe ubu ngubu nyine ntabwo wabyizera ko nta kiraba, ariko aramutse agukore nk'ikintu kimwe kigakunda ndabizi ko wahita ubyizera. Ku buryo iyi ndwara yanjye yakira koko igakira ikava. usingiye rwose nta kibazo pe, ndaza gushaka umwanya nzaze tugende tugiye turebe njye ntacyo. Ahubwo mpa nimero ya ntuzi kandi ibyo bintu by'akazi ndakwinginze nabyo bikurikirane pe. mpa nimero ya Vanessa ngenda ahita mbikurikirana ngenda ngerayo mwivugishirize. Wenda zikohereje muri message uzamuvugisha pe umumfashirize ni ukuri ibyo bintu by'akazi nabyo ni ukuri pe kandi Imana ikomeze ubane. Kandi rero shaho urakoze cyane byiza nuzamubona uzamunsuhuriza. Sawa ugendane n'Imana. Sezere ubuzima urabona biri buze gukunda koko. Bwana kumva ahubwo. Zubura kumbaza kuri Gatwiri. Ubwo jere uzi ko buriya Gatwiri we umuntu wenyine buriya ngewe nizera muri ubu buzima. Nzi kuba yarabaye umukozi wanjye tukabana cyane ariko niwe muntu nizera pe mbwiza ukuri ntabwo ajya mbeshya ibibaye byose arabimbwira. Ariko Gatwiri njye mba mbona ari n'umuntu mwiza. Uvuyeho ko ari uri boss wiwe nyine mba mbona mubanye neza cyane ifitiye umutima mwiza. Shasi ubu ndacyitwa boss. Ifitiye umutima mwiza abari ko nyine aba yisindiye akanganiriza akanira story nyinshi cyane. Noneho yagasomyeho abari muri boss. Ibintu byose bari boss ngurira kano boss. Nimba mbona nyine binshimishije nkaseka nkabwira ariko wowe urabasinze nkamutonganya cyane ariko nta mutima mubi mfite gusa nyine ku rundi ruhande shaka byanambabaje kubera ko nundi anywa inzoga kugira ngo yibagize ibibazo nyine by'ubuzima yarahuye nabyo. Cyamugendekeye gute? Ibibazo nawe by'umuryango yahuye nabyo nyine buri utazamubona kuriya ubuzima bwe ubona yarabworoheje gutya ubona ambwira ati humura ati nzagufasha. Nawe yigeze kugira ubuzima bwiza nyuma nyine biranga umva disambabaje. Nako umuntu unibuka kuza kukugemurira nukuri afite umutima pe aracyafite umuntu muri we cyane pe gusa nyine nanjye twabanye neza ntabwo nigeze mufata nk'umukozi namufashe nyine nk'umuvandimwe inshuti yanjye ibintu byose twakoraga nyine yaragutera nyine story mbwira genda uba wasinze ariko nyine nawe bizi ko nta mutima mubi. Ubwo rero ntabwo nyine yari gupfa kunyanga keretse isano namubwiye nabi nyine byahindi wenda by'abantu babumva ari ababosi nyine bakavuga nabi bakabwira abakozi nabi ibyo byaba ari ikibazo gikomeye ariko twabanye neza rwose pe ndetse nyine two tubaza nyine ubuzima ngiye mbayemo kuri ubu ngubu urahita abibona neza cyane avuga ati njye nibyo nibereyemo rwose pe. Nabibonye n'ukuntu yabifasha ubuzima nyine aba yabufashe yiturije. Gatwiri ni umuntu mwiza cyane tuzamugumane cyane iruhande rwawe ni umuntu muzima. Ntabwo namureka ndamwizera ndi umuntu nizera uramuzi nawe umutima wawe. Thank you. Gatwiri Karame mauja ngwino hano.
urambwira ngo n'umukobwa ntabwo uramenya ahantu mubeshe ntawuce yego mani berenga haye n'ubu sinzi aho aribo bari naniye kumushaka se nkirukana ngiye mwishakira aho usanga yaragiye aho yari ari kare atari hakibuka cyangwa ugasanga asigaye yibera mu kigunda eka gatwi uvuze iki uvuze iki reka David ntashaka umuntu n'umwe amenya aho ari uravuze ngo umwana wanjye bari uravuze ngo umwana wanjye bamutubura uravuze ngo umwana wanjye bamutubura sohoka hano ni ukuri mwabisema fashe genda imbere abagore bo ngaho bose ni nawe ukumvise n'ukuri nzababwira ariko je nabimenyere ibigore byo ngaho byose bigenda birankubita kimwe kitanyije ndapfa n'ikiri umwana wanjye abayeho gute gusa akaba azamubwira ko na konti zose nazifunze tuntu uri kureba rwose kutarya ese byagenze gute koko ushyiraho n'udushyimbo hasi insetse apeta aho niho watinze usanze byanahoze kandi amakara yashize ntabwo nabibasha pe mva nkubwire rero ikintu cya mbere ubu buzima reka mbikubwire nk'umuntu wabubayeho iyo ugize imana ubona n'ibyo urya kuko hano hanze hari abantu banabuze n'ibi ngibi rero kugira ngo wicwe n'inzara wabirya ukamenya ko hari ikintu kiri mu nda sibyo mbabarira basi urye bikeya ni ukuri kw'Imana ntabwo nabimira pe ntabwo wabimira aho uzi kureba nk'umuntu inzara itarageramo ubuze gushaka n'agasosi n'udushyimbo ngo ushyireho cyangwa ubunyobwa urumva nari kuba mbifite hanyuma simbishireho ese ubu urabibasha ngenda bibasha cyane kuko nabibayemo ahubwo pete urabizi ndagukunda ariko singusuzuguye pe niyo kugira muri aka dufatanye tubirye ariko wimbwira gutyo sheni nta kibazo cy'ibi ngibi umuceri noneho kugira ngo ubone muri iki gihe sheni njye gushaka ji koko ji pasi umuntu nibura akamanuza ese wanjye umuceri umeze gutyo uzi ko umeze nk'umuceri wiriwe ku zuba bu nkubwira ibintu bikomeza ni ukuri uraza kunanuka ninde uraza kunanuka ni wowe banza wicare urye ibingibi turagira kuzana na ji mu kanya apeti kandi koramo kangahe dore nk'utuntu uri kurya ni ukuri kw'Imana ni kuri wa papi mbabarira rwose ntabwo nabishobora rwose ngiye gushaka icyo kunywa ngo basi wisigaye reka tujyane ntabwo ndi busigare hano njyenyine mwarimu pe bari tujyane n'ubundi
nari nabitekereje ko ari bugiye ikibazo sinabwo ari kubasha rwose ngewe mbega wowe akubweka nkubwire ubuzima turimo ni ukuri wowe kubamo ntabwo bizakorohera bizanyorohera se kandi nibyo uri kwigira hanze kujya kwa mama wawe nawe ubundi si ubu ntanzura yo kubera iki banza umwe niwe ufite ikibazo banza umwe nawe nibwo bushobozi dufite inywa nyine inywa kuko niwe ufite ikibazo gikomeye ubu buzima kubamo bizakugora pe sheri ubuzima bwo buragoye ariko ntekereza ko nta buzima nshobora kubamo mufite bukangora ubaye utari mu byo nabyumva ko bwangora cyane ariko mu gihe turi kumwe ntabwo ubuzima bwangora ntekereza neza ko rero umutima wanjye unezezwa no guhora ukubona imbere yanjye uko byaba bimeze kose ibyo rero ntubigireho ikibazo cyangwa utekereze birashoboka ibintu nyine byanangura bikamvanga ukabibona ariko iyo nkubona nyine garura ubuyanja bo ibi byose bizarangira sibyo bizagira iherezo kandi nizeye yuko tuzongera kubaho ubuzima bwiza ngubu turimo sibyo na bwa bundi twabayemo tuzajya tubona buciriritse tuzaba mu buzima bwiza sibyo kuba ngufite iruhande rwanjye turi kumwe ngenda nyuzwe uko turi pe turi mu mahoro ubu ngubu naho kugira iriya mitungo umuntu ayiriramo no kwibera mu mahoro nk'aya ngaya njye ndumva ubu ngubu nyuzwe pe ndishimye kuri pe nanjye ndishimishije nta kibazo rega ngewe nakubwira ngo mu gihe nkubona nugira ikibazo nanjye umutima wanjye uratuje n'ibindi byose nzabyihanganira tuzabanyuramo njye nawe ahubwo imbere njye ndumva ntasi ahubwo jeriza nta muceri twogere twiriye n'ubundi urawemeye noneho reka nkuhereze umanuze reka njye kuwuzana ubuzima ariko se buriya koko ibintu nakoze umwana wanjye nari natekereje koko ko mbizi David iyo yiyemeje ikintu ntabwo ajya apfa kuva ku izima ubuse koko iyo mureka akikundana n'uwo yari yakunze ubuse ko kumara ubu umwana wanjye abayeho gute ubuse papa we nabimenya nzamubwira iki ko konti zose ntanazifunze wumbaza Cynthia ko bashwanye se wowe yamenya ahantu ari